abantu turi fake burya koko twibagirwa vuba. Nabyemeye neza mu minsi ishize ngira ibyago nkapfusha inshuti yanjye magara yo mu bwananene. Ngiye niko nari nkimwita ariko abandi bamwitaga mu magasaro. Nyumva inkuru narababaye, numvaga ko nazijya nongera kugira amahoro bibaho. Twamushyinguye ndira numva nanjye niyanze. Nyuma y'icyumweru mu kiriro turya tunywa twatangiye kumwibagirwa gake gake. None ubuzima bwarakomeje, twibagirwa vuba pe. Mbivugiye iki? Nyuma y'ibizazane mwamenye, imodoka nziza iraparitse, ibyamamare bibiri bisohotsemo. Demarishe ni nk'iy'abamisi cyangwa abamodo. Bigaragara ko mu kigo nari nkumbuye pe. Nyibuke ko nyuma yo guperforminga ntabonye umwanya wo kongera gutigisa ikigo. Ni Miss Hero na Miss Heavy mu myenda myiza igezweho, ikirineti, sunglasses. Tugisohoka mu modoka abanyeshuri barahurura, wagira ngo bari kwakira Knowless w'ukuri. Iyo feme yanyibagije ibyo nari mazemo iminsi. Heavy wanjye nawe duprofite turyise animatrice tumwemeze. Chiri ni director gusa, ubundi buginga nta kubwiteza. No, wowe Chiringa na director wawe ngiye ntekereza ko bwa bundi buzaba ubwa nyuma. Cyakoze teacher Jimmy we at least sinagotwa. Ibyo byose navugaga nasaga nk'uwibagiye ibyo mvuyemo. Amafaranga twari tuzanye kuva kwa be wanjye iyo yari kugura animatrice Nyirahihi n'ubwana bwe bubiri. Nizere ko ahangaha ntarengereye. Kuri asembo mu gitondo inkuru yabaga ari Miss Hero. Domu z'abatipe nazo nuko. Uturetere twa fake tw'abatipe cyane cyane bo muri REBA nakiraga ntitwagiraga umubare. Miss Heavy akamfasha kutubacira imbere. Bro, mu kigo twari hejuru kabisa. Bya bindi bita high class. But I miss that life pe. Noneho niba gukuramo inda hari icyo byongeye kubwiza simbizi. Naragiye mba muremure metro nka 70. Mba mwiza cyane. Amabere mato, ibyo bitaga nyashi biraza koko. Buri muntu wese mu kigo yanyitaga superstar. Gusa byose ntibyakoraga kuba nari umuhanga. Babandi bitaga ngo bafatira ku kibaho. Nubwo umuryango wanjye wahoraga mu makimbirane, ariko bishimiraga amanota yanjye. Cyane cyane mama, utaruzi byinshi bijya mbere. Bya bindi bita wagwani. Igoro nawe yari ibereye mu mandazi. Twaramushinye kwa Heavy agenda atambonye, kandi naramwumvaga avuga. Heavy we waramukunze yasanze ari uwanjye arakatira. Buri cyuko ngiye na Igoro twigaga piano, nyuma tukikora ibyo se yaranyigishije. Igoro nawe yagezeho aba expert. Papa we yabanje kugira ubwoba, kandi dusigaye duhura gake, ariko amafaranga yo ayasunika. Ngiye na Heavy tukabaho neza. Nkanajyana Igoro kuri date mu biruhuko. Umwaka wa mbere warangiye gutyo. School report sindengo wa 5 cyangwa se uwa 2 gutyo. Twageze muri senior siri, papa yarongeye kugarura ya mico, ariko nta mpamvu yo kwapasiriza vacances. Narahacaga kuri beginning ya vacances, tugakina imikino y'abakuru mu buriri bwe. Nyuma kan droppinga kuri gare, nkatega bisi nkajya vacances hamwe na Igoro. Bwari bwo buzima bwanjye icyo gihe. Niga mu wa 3 mbere yo gukora ibizamini by'igihembwe cya mbere. Nibutse umusore ubitse amabanga y'ubuzima bwanjye mu cyaro. Nasubiye kumureba. Ndibuka ko umunsi ambwira ngo nipfubye nawe numvise mukunze. Nkumva uko biri kose nanjye nzamwumva. Akaruhuka ibikomere yateye no kubura ababyeyi. Nari umusitari, uruhushya rwaturuka kwa directeur gusa. Mbanza ruhawe mfata taxi ndagiye. Uratega akagare mukobwa mwiza? Ndabona usa nka babandi bo kuri TV. Oya, ahubwo reka mbabaze. Ndi gushaka umutipe w'igikara muremure utwara igare hano. Ubona ko akennye kurusha abandi. Nanjye ndi igikara. Uretse ko ngiye nakinye baby mwiza. Ndi kubiceganye 500 kuva mu gitondo. Nakugwa n'umuryango wawe. Narasetseho gato. Bizana jokes man mbwira. Ndi ikigoryi kuba naragiye ntabaje wa mutipe izina rye.
utazi izina byagwana kubona umuntu pe. Nigira inama yo kujya gushaka akageto ke, ndakomanga. Umutipe muremure wirabura ntawe ukiba hano. Yamaze amezi menshi atanyishyura, ndamwirukana. Gusa akamatira ke kacitse kari hano. Mbere yagiraga gitari, nashaka kuyifatira ariko narayishatse ndayibura. Ariko se mwamwirukanye koko mutabona ko akennye? Mukobwa muto ntugakene n'amafaranga. Kuri iyi si nta mafaranga urapfa. Gishobora kuba cyanapfuye nacyo. Oya se ngo yarapfuye. Naguye mu kantu, numva mbuze amateka y'iwacu. Burya koko isi n'umwarimu mwiza. Narikubuye ndataha, amatsika mbana menshi, mbura umuntu uzayamara. Kuwa gatanu, umunsi w'ibiruhuko, nagombaga guca kwa bibi wanjye kumuhibye kuva ku myaka 12. Ni nawe wazaga ku ishuri kumfata. Nasezeye heavy kuko hari bisi yazaga gufata abana bataha i Kigali, zigara mu kigo njyenyine. Numvaga nangiye kuba bored. Mu minsi yindi namaze muri iki kigo, nari narazanye undi muco mwiza wo gusoma ibitabo cyane cyane bya geography. Numvaga nzaho umuntu ukomeye mu by'ubumenyi bw'isi. Nari ndi kuri page ya 16 y'igitabo cya Geo. Ndasoma, ntegereje ko animatrice aza akanizira urufunguzo rw'icyumba cya piano, nkajya kwicurangira. Ndi gusoma numva umuntu amfutse mu maso. Ni Teacher Jimmy. Hey beautiful Linda. Nako Miss Hello. Oya wowe nyita Linda nta kibazo. Teacher, kutajya mu biruhuko wowe. Ntago nagenda nsize umwana mwiza nkawe akiri mu kigo. Oya teacher, papa araza kumfata nta kibazo. Ndabona uri gusoma. Uwagutiza akanovo uzasoma mu biruhuko. Abarimu dukunda abanyeshuri basoma. Mbega igitabo yampaye, mbega izina ryacyo ngo Seducing Years, cyanditswe na Mero Kreke. Najyaga numva uyu muntu ariko ntaragira amahirwe yo gusoma ibitabo bye. Niyo novel nkunda kuva mu myaka yanjye 15. Ndumva mfite amatsiko yo kumenya ibirimo n'impamvu kimpaye. All about love. Anyway, oje tukajyana muri rugo iwanjye, akaba ari utegereza papa ko hano mbona uri wenyine. Nibwo bwa mbere nari numvise Jimmy ashaka kongiwe. Ntiyakundaga abanyeshuri bamusura, twajyaga tumwita ikiremba. Mbega amahirwe, nabyemeye vuba cyane. Hamwe na Jimmy muri ghetto ye nziza ihumura, itatsemo utuntu twinshi. Yambere wo ntatekerezaga, imitomo yambwiraga, amagambo motiva, ukuntu azi kwita ku mwana w'umukobwa mwiza, nibyo byantangaje. Bwa mbere nkubona mu ishuri, numvise najyana umubano wihariye nawe, ariko kubera ko abarimu tutabyemerewe ndabyimenyera. Kuki se mutemerewe gukundana? Kandi natwe tuba turi bakuru. Mwanjye ndi mukuru kuva ku myaka yanjye 12. Oya uri muto cyane. Ubundi igihugu cyacu cyemera triste nk'imyaka 18. Numvise Jimmy ansuzuguye. Ushobora no gusanga musha experience mu buriri. Fata umwanzuro kumwereka uwo ndiwe. Erega n'ubundi naramukunze kuva kera. Twarabanje turarya, nyuma nagombaga kumwiha wese atazongera kunyita umwana. Wasanga yatekerezaga ko ntabyo nzi. Teacher, thank you for lunch. For shoes guteka cyane. Ndaje ndi bukwishyire ko unyitayeho gutya. Nta mpamvu yo kunyishyura. Nagombaga kukwitaho kuko wansuye. Inzara no. Ariko sheri Jimmy, ko wigira umwana koko. Ntubona ko uri kumwe n'umukobwa mwiza ugukunda kandi nawe wifuje ukimubona muri senior 1. Ubu yanabaye mwiza cyane kurushaho. Jimmy yabuze icyo avuga aceceka kanya. Mpita mva mu ntebe naye nicayemo, ndamwegera. Mufata ku rutugu. Numva biramucanze. Menya ko ari bufatwe tu. Natangiye kumwambura umupira, bunagize ubwoba, ariko ukabona arabishaka. Reka mbanze mfungura urugi hatagira utwinjirana. Muha kiss, ndagutegereje. Yaragarutse tuvugana amasaha nk'abiri. Yanze kuva ku izima, ariko nk'umukobwa umaze kuba expert, umutipe utagira amabara nka Jimmy, ntiyari kunanira.
namweretse ko ndi mukuru kandi nari proud yabyo. He was good for sure. Nawe naramukundaga, ariko se directeur, mbe ukuntu ndi igicucu, umunyeshuri wanjye w'imyaka 16 koko, Jimmy ndasebye pe nkwiyegereza. Imitima yamubanye myinshi, ndabibona, ndamuhendahenda aranga, ndamwihorera, ibyo nashakaga nari nabigezeho. Linda, uyu ntago ari wowe, menya hari aho wakuriye n'ibyo wakuriyemo, nkeneye kumenya byinshi byawe pe. Nyuma ya vakansi umaze gusoma kiriya gitabo, nshaka ko tuzaganira. Ako kanya numva ihoni. Harya abagabo mfite ni bangahe ku myaka 16? Papa Igoro, Jimmy, directeur, oh my god. Gusa inkuru yanjye ibereye kwigisha abana b'abakobwa muri rusange n'ab'imfubyi by'umwihariko. Duhuriye muri season ya 2. Njye wumvaga Jojo 12. Nawe utaha Imana ibarinde.